cyane ubona ko bwakeye Bakanyuma ko bwakeye bimeze bite ku cyisinziriza ariko nabona kuri maso bwakeye waramutse bwakeye ryari kumutambwiye mu bitotsi nabyo ntihatari kabisa yewe igikano ewa maze kuba nkasanga abura singa gasaye cyatuye saa 3 ijoro rirerire cyakubereye rero kambyuka Imana wagenda kabisa kuko ko turata tubyuka twiye oya ntabwo twabyuka ni mutima wake up okay byuke bwati saa yine mwese mukirya bwakesha amakani mubyuke tugiye ko tubigenza dore bwati manira ku muntu aba yiryamiye ntabwo abone ko umuntu se kariwe shaka rero asango kuko ngo kuri tugize ko tugiye yakeye mwaka naho mutwe n'imisazi byataye we mana yanjye sibo twaryamye sangaye ibintu biri kuba ni ibiki mwana simukanya Kaba dusajeje. Nzunda arambyutse zisange ubundi njyewe kubyuka zisange mbuni njyewe isambyukiraho. Ni nka saa 5 saa 8 gutyo. Cyo kumbyutse zisaha ntabwo byava mu rwose. Ntabwo twamana kabiri mukoboye. Dimo. Asari ungari. Dimo buretse. Kwana kijya. Simamagize kwa mugasohoka mwana. Ajya umuntu yite hati wowe. Shaka ko z'abapanga ni bantu muranzita cyane. Anze muko mwana. Makani yariho tuma umuntu anagira ko mwatuma umuntu Kamba ubona ubundi yazindutseho shamba ndina wanakase ayo mutaramu amaso nagaraya Nezete brother ese n'ubwa mbere umbonye ntago nzi Kicukiro vrema umuturanyi nigeze ndamuzi no mutaramu
umuhungu yaba Nibuka bro. ariko babona buriya ukuntu tuziranye. Oya turazira ariko turaza kwibwira. Asha narivuyeho. Kabacike uyu muryango ariko uyu mutaramuze kumushonesha walahi. Turazira n'umusazi. Wenda zose ubaza usaza murabyutse se ugomba kubyuka wakira umva dadu ubanyere ngo umwana umugere ku muntu amaremo n'igitutu nawe ubuguruka cyakoze nawe wirukamo Kanika. ukanswa n'iki Nzaniye bwa buceri se. cyavuga iby'amafaranga wowe ntabwo wabonye ibintu byari bibaye mu rugo Ngo nengeze ngo nzaniye bya bine byanjye. umusanirega ni ibibazo umva se ku mugabane mwiza Ese umusani binguriye na bya biceri byanjye. gatoya ndaza kugutamo wigira ikibazo Ntari bimbwiye. urumva ibintu wamupeta muri Ubuhe. cyaritirisha Ndakibona. suzi kakana cyagushije neza Cyaza muri koma bro. Ari aho mwaranyemeje. ngiye umwana naramuganirije urumva ndamubwira ati se ko uri kumwe na sheri wawe tukaba tugiye kurarana turamutse tugize gutya n'umwe akagira hari ikibazo umwana aravuga ati sibyo bitwaye iki uzi nshatse guhindukira ngo ndakoraho yaranyishe ni mama yiwe ako karakajama karagigira. Uriya mupeta aragigira cyane. ubona zabo ryakabamara bro Kandi natwe tujya tumutamo. subizi se ko Tujya tumutamo ibyana. Ako iyo aroboye iki baby ki. Aritira aragigira man. ngo nawaje arambabaje man uzi ko kuva bwacya Buracya icyicaro. naraye ndi kubutora buracya mwana ibazima Igihagaze. ngize gutya ngo ndahindukira amaboko yarayaciye Ubwo yari yapfuye. ariko buretse ntabwo kare bunshika ni mama y'Imana Karaje kagucitse ntabwo. njye mubi cyane na episode nakoze ni mama y'Imana umva se karimo ikibazo cyari kiraragigira. umva bro ariko buretse gato Ariko kimwe cyari kibuka umusaza. ati gato wenda kamandere ko nagafata akanda gafata ko byagenda bro Kumakani kurabutazi guha. Bonjour, Cissé. Bonjour, amasaha aho agabanyije amayoga ko. Umva aranyishe. Umva naraye nsohokanye n'umuzungu. Nubwo afite inda ariko afite gutya amafaranga wowe. Yakoze mbaye nagabanya inzoga. Kuko zimaze kuba tumaje. Inzoga? Nta muturanyi nabangamiye. Sinigeze mubangamira nawe tubana mu nzu. Ni iki kibazo? Indakarira basi banzura ukore dushe. Ahubwo wowe urashyushye nimugora mwe kandi dusohokera. Igo baby turaza kujyana rwose. Wowe uri mu mandazi usohokana n'abanyafrika kandi ngiye Cyaho kugira ngo ngeze saa 8 mbyuke mvuga bonjour. Usiko aho bagiye. Aho kugira ngo nkwe fanta nanywa inzoga nkabyuka zino saa 8. Ahubwo wowe bitekerezeho murabure nimugora mwe kandi turi busohokere. No se gutya kwa. Command. Sura mkoga za ibintu bigenze bite. mugahita mureba n'akantu k'umusha baby meze utese Hi. aka kana karimo None se. wagereka Iri tusimbo rimeze biteze. umukobwa yese karishime yanjye Ako nawe hora umwika wowe. komera cyane ahubwo wowe dore urimo kuboneza Ese ibisaza kudaheruka kungwamo wowe. reka nkubaza nsubire Eh. kubera iki ngiye utanamo ubona ngiye najye Oya. ubu urimo kujya Abahungu bibikara. iyo tugiye aho uzaza Ntabwo mbasabwa rwose. Kabisa. oya ntabwo dusabwa gute Ne. iyo tosose urayibona Ni fresh ariko wowe. Shaka wandabona wowe dore niki. Wowe reka duhuze urambwira bizima. ntari bivuze Sawa brother. wagiye wirira umwana Kizo ubone bigiri niga kuriya yahuze. umukobwa nka buriya rero ngiye ngura bwangu Reka kivugisha buriya nigize niga ntabwo nabuka Ghetto. nzi ko ariyo si tugezemo wabigenza ni urukerereza ahubwo uzi nta kantu nka kari impamvu nkubwira ngo ndakemera Se nta bintu ndi kaba korohereye nta bintu ndi kubona inyuma. nyine itonde wumva Ntabwo icyiza cya namuka- kariya ni ntabwo ukugafata namuka- akaguru kamwe akandi hano Shaka. nimba byaragenze bite we nana bifashe bite se shumi yanjye ndaho nyine biri aho ni iki utagira ngo sinsazi wa mwana wansigiye cyageze ibintu yankoreye
ni insazi n'ubundi kumamagara ngo nimero ye ntiriho kabisa uriya niyo yamaye telefone nimero itari iya nyayo oya se nanjye ndi kumva nimero itari gucamo kandi namurwariye akadege shuma yo shambonye imboga mu menyo n'icyo abaniga baranyinjiriye yarishene shambonye imboga mu menyo mwana sha ni izina ry'Imana narakemesha aho ntareba ariko ntaribi wowe nyine bihorere wumva se ose sha wamubiteke biri kuri fone mwana akomeze nabi birabura ariko ari akantu nabonye kariye nyinshi oya wenda ushobora kuba wenda wumvisha ikibazo cyari amasirenge wenda ari gahunda muri gushwana se oya twe tuba twiga dushwana se hejuru yi wese ko uba wahagaze shaho ari tire uba wagagishije abandi bana sha karakana ko nabonye nimugoroba murebana akana ko mujisho wone karangazi kera twigamo wa gatandatu tugasoza tujya muri segonderi wajya gugatikura ibyo umuntu agafunguye bwa mbere wowe uzajya uhora undaburiza buri gihe mwana bikurikirana ndebe ukuntu nabigenza jene bimeze biteze ni fresh man shaka koze mwe mumeze neza pe nari nose bimeze bite ntabwo kurumva gafite ijwi nk'iryana nasomba ni nandi kuvugisha umwana subize se kuri radio nyine nakubwiye kuri kwa kundi nyine ahubwo se shaho baradutigana akobora nari amasaha barinze nari kabisa urumva iki soko popo ako nari umva se ikibazo umva se mwana konjonje shaka koze ikibose rege umuntu afite umushyitsi w'icyana n'iki ugomba kutugaburira tukarya kubona moze none se umwana inzara iramwica ari we yasuye nabarinsaze ako ntabwo yamwicamo ari kabisa nakora iwana buri kimwe ubundi turashonje ibaze ko nawe ashonje bikurikirane bana turebe ko ariko ngarashonje nandi kubibona no kureba umushyushyo nsanga watobotse washize bari abahungu se baraye muri salo baheze shamenya twari dutobereka twinjuzwa dufite abashyitsi benshi takora abaye inzura abajene wala abasaba imeze bite meze gute se mukara wala none se mwebwe muragenda mugahera hanze n'iki ahungu wari wakwamuka yo aho bistori mwari murimo birarenze wowe se uvuga ngo twebwe turi gushwana baraga bameze nk'abantu bari gushwana ubwo muza ngo tunapange n'iki kanere inzara iri no kuvuza umuhoha nayo ya inzara yo ni insazi nyine sose nawe murashonje mva ndagazwe bibiri tudashobora turiye ni nose ahubwo ibi gikoresho cyaro twaraye tukimaze kimaze mwana ese ko n'umwana ashonje ko na baby wanjye ashonje nimba ashonje sibyo twe turabije jena bikurikirane sate ako barabikiranye mwana cyane n'icyaha yerekanze mbere aho yabirebeho mwana ese umuntu yagusuye ndebe byari gushaka muri kwigira ariko kandi ntumwakire wenyine natwe tuba dushaka natwe riko ikihe kibazo utaza kugira urumva se ko abakobwa mwaba dutwara uruhu n'uruhande aho ubundi se ahubwo se nahise nuko agiye kombora uko ari komboka bigenze gute muragiye kumuca ruhinganye murabana abakobwa ese nagutura muze kurimo komboka iwawe mwana kurimo komboka iwawe mwana iwawe urashaka kumusigarira wese umusaza nyine buriya bamuhaye urashaka gutwara urashaka kubasigarira birabyihorera ibi bintu byo ntabwo nabishobora nijoro mwanda burije nakurya kurwara nkabona uri gushaka no kunyikoza kuvuga ni mu bitotsi
uje ntabwo wambwirira hano Ntabwo nutuvugana ariko gatoki. Nutuvugana ho gatoki. Injyanye? Mugani nanone da. Reka turebe icyiza Makanika. kandi nari nabikubwiye. Muhungu nawe ni kashi. Abakunda itogi kubi ewa. Ntacyo sinakurabuye. Ariko se buraritira hamusanze. Sinakurabuye. Ibaza. Niyo nawe aje nawe uraza gutama ntugira ikibazo. Kare. Urame kubondo umusendi ku mutwe. Mwene muze yabuta. Ahubwo ubigicucu bigira umwana wo. Ahubwo karagano ureba hari ukuntu umuntu yaza kugaragara. Nduko manzi. Yo, vipa basaza. Ese mute ntarezi ko wihereje. None simba simucara neza twicarane wawe. Afite imwe barya ibihiye kabisa. None Si sawa se buriya. ese bibeze bite ko nakubuze ngo Nase giye wamura yuko mba nigendeye. Umuhungu wanjye dore aze kuba wacicitse sha. Wagiye uvuga ibikuri. umeze neza. Reba sha ndio. Aze ngiye kuki bitajya bimba. Ibikize. Kubera iki ubyiburo nanjye utanankura. Ese kucyumva ko wakeba wowe. Hari ibintu bya. Mukagira ikibazo mwana. Hari ibintu byaganze. Nta bidaje se gute kandi ari kuri igikara. Ubwo uri inzobe. Ubwo uri inzobe. Wibona ne n'umumetisa ahubwo. Uyi nayo nasengeye. Nayo nasengeye kabisa. Umva se wa kintu. Taza kuzana ubudage. Dore imboga zirakwizaniye. Gira ari kwigira hano kuko ufite ubwoba ariko. Ese makani bite? Ni byiza. None kunzanya hano mu cyumba. Numva kajagari kabarabaje ariko ushaka ukagumamo. Nabajene hasigaye ariko. Erega ntugire ikibazo. None se twararanye subize. None se niyo twararanye. Hari ikibazo se? Erega iki ubuka ko muraritira agiye kure. Ubwo nicyo kibazo. Ubwo aramutse agaca akadusanga hano. Oya. Uzi ko bitari munsi y'minota 30 kuba avuye kuri boutique se. Urumva inaha boutique ikintu bita boutique ziriyo bikwa. Uwo mwese mfatirana. Ufatiranye iki? Iki? Umara ariko umurase. Umbase nyine murabure. Ninjoro mwaraye munyicishije amakara. Urumva? Ko arusinziri? Kana urabizi ko ndi umuntu. Ndabeshye. Kuri muranyiyaka cyane. Kuri muranyiyaka cyane. Erega urano umuvandimwe wanjye aba yabyemeye usibye kuba wagigiye. Ahubwo icyo kuba ari umuvandimwe umuntu mubana mu nzu mu buzima bwa buri munsi unavuga ko ari umuvandimwe wawe. Oya se ibintu bisanzwe no se bwo bwa mbere twaba tubikoze. Musanzwe mubikora. Ni pasi kubagiye ni pasi yaramaye. Ahubwo uriya ni mubi cyane abikora cyane ahubwo. Urumva ntago ari bwo bwa mbere. Muse nyine ko yifiringa. Ko utari gufiringa imeze bite. Akomakani. Ikize. Umusaba akakubwira. Akakumwereka bana. Umusaba ari kugenda reka. None se bitwa gute? Ndese. Sawa. Niza ukomeye. Meze neza se. Shange nakwenda kwishimira vraiment. Ese ko mbona ufite isoni? Ko njana nakurikirana. Uramuri aha sisa. Hari filime cyashye ndimo ndakora. Yego. Yitwa gute? Yitwa gute? Ndashaka kuzahita akazina kawe. Nzahita izina ryawe nawe. Umbaze. Kandi uramutse unyemereye. Ntabwo ari kuko tubigenza. Ukora iki? Niko. Utane wakora iki? Wakora iki? Nakora iki? Ugomba kuzayikinamo umugore wanjye. Ndabeshya se. Koko. Gira ubwo ducanganya ataraza abantu. Banze binyemerere kizamenyesha. Uskoro ndawukina filime nanjye. Ka ibaze nasugomba nakwangira ikikwere. Umva. Imamo y'Imana giye. Utabeshe. Imana. Sibyo. Ahubwo kakirimo akantu zari. Nafunguzo. Yango naje yakumva akomeye kandi tugakomeza nyine bitwa kandi ambwe katari buze vuba. Uyamure kuri yareganye cyangwa uratinda. Cyangwa ntago umva zikankubitemo akanuza tugire shago bukuramo ako ka banze nkiremo kubona cyanda umukobwa mubi kuryo utamvugisha ko yashagabanya isoni. Nta musore mwiza nkaho ugira isoni vraiment. Wari umeze neza ariko
sawa. Ese ko ufite isoni mvugisha undeba? Aba nasoni. Weke nasoni. Uyu ni kwishyiramo. Shana nakubonye nyenda kwishimira gusa hari ikintu nifuza kukubwira. Nta kibazo mbwira. Ndetse umbabarire nako twajya mu cyumba cyawe hama nkabikubwira turi mu cyumba cyawe. Nyine naje gusura abajama mu cyumba y'abantu. Come on, ndabona ufite ibyumba bibiri. Harimo abashitsi and then twe twajya muri iki cya kabiri ari kibazo se? Nta kibazo. Nta kibazo. Bikanze tu. Hano wewe ugiye bikanze. Reka njye nyikubwire hama ngendere rimwe nyine. Oya ndashaka kugushaka. Come on. Agoye ngo dutangire casting. Hajya ngo uzanshira muri filime Makanika. Ugomba kuzakinira umugore wanjye. Uvugishije kode. Umva, gwe naho namwereka. Igira Makanika zambeshe. Yego kusugwa nakubeshya gute. Kubwira ngo umuntu dutangire casting ngo nzakubeshya. Iyi ni casting. No, umuntu dutangire casting. Urumva. Ahubwo dutangire casting urumva. Wowe nari niyo wayigomagwisha mu buryo tukagera. Ona ngo ugomba kuza tukagera. No, wowe ngwino nkubwire and then after uragaruka. Oya, Babiri. Shayi hangane ndakwinginze. Umva icyo namubwiye. Hey! Sisi waragiye he? Umva niwe nanje gushaka muzana amakuru atari ivumbi. Noneho nagendeye. Mbonye umuhungu mwiza kuva na kera niwe nasengeraga. Ubu gukura abagabo ngiye kubivamo mbonye umuhungu mwiza no kwa Makanika. Karabaye none. Ari kagira isoni. Agira isoni. Umva sisi urabizi kijya muzana amakuru ari ivumbi. Hama hamwe nguhinkuru. Wasenze uburiki. Umva nkubwire rero. Hano kwa Makanika. Mabonye umuhungu mwiza. Nyuma ngo muratsengera inge kuryama. Sinyanya muri sengero yego. Ariko niyo muratsengera iyo ngiye kuryama. Hasi noneho uretse bagakubwira. Ntukanze noneho ngukabye. Ntabwo nakubwira urabizi mu Rwanda nje kubwira ngo muye n'umuhungu mwiza. Yese nyika nkwibari. Iki kimbaje ni kimwe. Agira isoni nimba atinya abakobwa, nimba rya atinye. I don't know. Gusa ni mwiza. Uti niwe nasengeye. Niwe nasengeye ngomba gutranga my best ku buryo ngomba kumutsindira. Reka mbwira sheri wanje. Nubwo uri umusinzi ntacyo ujye uhisha. Ibintu tangira gusengera umusore wawe tangiye ryari. Njyari kunjya kuryama nkavuga ati mana uza mu tipu mezi kunukuru uriya niwe nasengeye. None wowe niwe wasengeye. Ego koma. Mugufi muremure ubyibushye unanutse. Uriya niwe nasengeye c'est tout. Niwe nasengeye. Ese ari he? Arimo kwa Makanika ahubwo ikintu amahirwe mfite namwe. Makanika ni inshuti yanjye. Ninjye twumvikana muri iki gipangu. Umva Makanika arabinjiramo. Niko ke? Yo, Bagiye man. Barimo? Ye.